Zaburi ya 52. Zaburi iyahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni indirimbo ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge. Yayihimbye ubwo Dowegi Umwedomu yagendaga akabwira Sawuli ati Dawidi yaje kwa Ahimeleki. Wa ntwari we, ni iki gitumye wirata ingomwa? Imbabazi z'Imana zihoraho iteka. Ururimi rwawe ruhimba ibyo kurimbura, ruhwanye n'icyuma cyogosha gityaye. Wa nkozi y'uburiganya we, ukunda ibibi ukabirutisha ibyiza, no kubeshya ukabirutisha kuvuga ibitunganye. Wa rurimi ruriganya we, ukunda amagambo yose arimbura, nawe Imana izagutsemba iteka, izakujahura ikuvane mu ihema ryawe, ikurandure igukure mu isi y'ababaho. Abakiranutsi bazabireba batinye bamuseke bati, dore uyu ni we utagiraga Imana igihome kimukingira, ahubwo yiringiraga ubutunzi bwe bwinshi, akikomereza gukora ibyaha. Ariko njyeweho meze nka Elayo, mbisi yo mu rugo rw'Imana. Niringira imbabazi z'Imana iteka ryose. Nzagushima iteka kuko ari wowe wabikoze. Nzategerereza izina ryawe imbere y'abakunzi bawe, kuko ari ryiza. Haleluya.